ay'ubusa ariko ndahanye ay'ubusa ndahanya ni Manuel makuru yaje Manuel rero agiye kwica turi kwiga primere reka nagize mu gatandatu urabona ati muri padiri yabaye umupadiri none se bavandimwe bane agatari ko muri bisi yari yaje ari hafi aho wa mwana wo kumuturanye kwa Yohana ntabwo namutekerezaga yaraje ariko se suyu dore nguye ahubwo Nibagiye kubabwira amakuru mashya. Niziko Manuel yaragize ko tugomewe. Yagiye mu gipadiri. Izo ni akaruze shaje. Turanze turagumere kugomerwa. Gusa urabona nkanjye kweri ndayirebera kure nagumirwa kuko yirirwa kucyangwe murakuye. Urumva je nagumirwa. Turashoboye ibibazo rero nkanjye kirimo meze. Ngo nagumirwa. Reka nkubwize ukuri Nyiragisha. Manuel byanga byakunda agomba kurongora nyine. Sikuna mutipe ari blogger ariko urabona muri iki gisagara cyose hari mutipe bangana. Turagumiwe ubusutwa bwinshi buvura butamara agaciro. Bakubwire rero Manuel nta n'umuntu wamukora isi kurkwirata nyine. ako warasaze muko Wabwira kagira inkuru kwe tuzajya haranyine muri shopping twiza dukurura ngenda iri sexe muko tujye gusenga ku cyumweru ushaka kugenda abati no bacaka penitence ari cyo ngamije gutese nta mugeraho nimba aragiye mu gipadiri se yagiye mu ijuru ngo nagazagaruka yagiye kuzimu biti ese muziki urumva ibyo bintu zabishobora ntabishobora bisaba iki je muzikiriri urabona umuntu wabaye padiri abakikwiteje ako Nyiragisha ureba padiri yanyanga nzakora uko nshoboye kose bizarangira mutwaye kandi nzamutsindira. Ndakubwiye ngo umuntu agiye mu gipadiri babirangiye emera tugumirwe ushingiye ku kisemuko bwiza ukuri nka kintu ushingiye
nziza muraho ariko ndi kumva ko muganira nk'abantu bibye mwarebye abakobwa beza gute abagabo barabuze nk'ibyo saro ubikije mufite ikibazo genda amatwi yawe wayandaye wenda ndayirebera kure na nyiri igishanga nakiri mu muziki mwabuze abagabo oya mugire gusa abagabo babure heko ko wamaze gushaka se n'ubundi wowe uratubaza iki ubundi nimwitwara neza ntabwo muzabura abagabo baburiye hehe ikihe kibazo ntabwo wumva ubwo ko warangije ariko induru ufite niyi watuvuye hejuru waduteho ko numva bigiye kubasaza babaye cyane mwana nitabaho abagabo tuva hejuru ugenda ureka kubatigisa umva cyo kanshinge ukuntu umugabo wenda ntabwo mwapfa kumubara ariko nshinge ukuntu muri kuvuga niba bafite umusore ntabwo yamubarangira rwose reka nigendere muri aya mashinzi atereye aho musigare gutya turasindi ninde wanatsinda n'ibigo mwajyaho n'ibikapu by'ibintu wajya ngo ni matora wagira ngo irimo ibikeri ukuntu rugenda inda wajya ngo ni matora gikenyeye ibibuno wajya ngo ni ibikapu bihetse sinzi reba ibibuno wagira uzi ko watereka isafuriya ugateka inda wagira yuzuye ibikeri wabaye umuresazi none kirishyira mu bantu nyisenyesha umuntu wabaye burebure kumva ibyo kitakeneye kumva ibintu birahukuza ariko se abantu b'inaha nta tuwarete bagera ku mihanda ra ko numva mubwe ko kubunda bigenza abantu b'inaha nta tuwarete bagira ariko hano bikaze ndebe hano mu mateke nakwiyaranje ariko uriya muntu urimo kunzara mu mateke n'indera uriya si umuntu urimo kunzara kandi buriya wasanga uriya ari gasamaki ariko se n'iki gisaza kiri kumbuza kwinera hano hantu ubu koko ayubusa ariko ndahanye ayubusa ndahanya tu gusa iki gisaza koko ndayahasiga ayubusa ndahanya ubundi gasamaki yaje tubonane ako kabuno kawe n'indi wundi wakubwiye kuzakunogera shaka akabuno kawe kategera disipuri reka nze tubonane reka nze tupangane tukabonana ariko shaka na yanjye ubu koko yandetse n'intera koko ubu koko yandetse akabuno kawe n'intera cyawo wanze gutoza ikinyabupfura ko wagiye tugiye kubonana reka rero nkubwire gusa kuri umuntu w'umugabo koko waretse nituma hano hantu koko ko nakubi ubugenge ntabwo ntabyo kukubabarira ibyo ngibyo ibyo kugira akabuno kanyu mujye mukagendana ariko mugiraho mugasiga ndarembye n'ukuri oya ngwino tugende ndaguha uyabike sinzi niba ufite n'umufuka uyabikamo ngwino tugende muri metero 200 nibwo uri busange umusarani witumamo ariko akabuno kanyu mujye mureka kukagira kagendanye twaye tugende gitifu iminsi myinshi mukomere amakuru y'iminsi ra sawa twari twarabonye tumeze neza cyane nanjye akazi karantwaye mbura ukuntu mugezeho ikibazo nani ufite ikibazo se hari umuntu wandengereye ariko mu by'ukuri njyewe nta kubera yashatse kugira ngo akateho ajyane akantu kubera ko njyewe ndi umukire nta mukire ugira ikosa mu by'ukuri urebye naho nahiwe ndetse ko umukene ahora n'umukene bigomba kuza ibanye akantu kaje kagasesiramo we nakiwe ariko kubera ko njyewe nshaka kuzuza mizere y'ikibanza cyanjye nshaka guhita ngatwara kandi urumva ko umukire ufite azongererwa udafite n'utwara afite tuzajya none ukaba ushaka ko tugenda nashaka gutwara biro umupango kandi umukene nta jambo igihe cyose uri muri cipu buri cipu ndabyumva none nshaka ko twavugana gutya biro umupango gutya cyenyeye gutya nawe urabyumva ugahita ukata ugashingamo umuhati bikagaruka mu mukire nyine bikagaruka mu mukire umukire ngewe ariko byaguhendera wowe uranafatisha faranga ni nk'ibishyimbo cyangwa se uburo buhuye
nanjye niho nshaka bwira nkoremo nkwereke aho nanjye niho nshaka rero ikofi ndayigenera ni banke ndayifite kuko ufite ibintu byose birose banke ndayigenera byose njye bicaho siwumva se impamvu rero nagushaka kugira ngo nawe unyereke ibyo ushoboye niba uri umuyobozi cyangwa se uri abandi kandi ikirangantego kikuyeho nk'umuntu w'umuyobozi nawe urabyumva ugenda uwa leta icyo ari cyo cyose ngomba kugikora kikarangira rangiza feri amafaranga ukayita irangira rangiza feri ikibanza cyanjye cyuzuze mezi ntabwo mu gitondo ahubwo cya kare none mu gitondo cya kare njyewe uze undebe kuri biro ubundi ufite zongererwa nta n'impamvu zo gutunga ikibanza cyujuje mezi n'umwe ejo nayo mfite tera ariko ngiye nkuhaye uburenganzira unsange kuri biro turahava tubyujuje tuhita tujya kuri tera dutera imbago ako kanya arega ataha ahubwo nawe n'umuturage turamwimura umubare wa mugabo we kandi mubwize ukuri miliyoni yanjye itereka hariya urumva birangiye miliyoni yanjye nyifite nahaguruka njyewe maze kuba kimwe cya kabiri avansi ariko mbere yo kuvuga miliyoni byonyine imyenda nawe ihagaze ndabibona none se ubwo iyo utangiye kuvuga miliyoni wumva ko kuri njye ari menshi ntabyo biroroshye n'inkweto nambaye yenda kuyagezamo kuri biro n'igice cyanjye ndabona ufite n'inzara nubwo uri umuyobozi nta nzara ntazi oya reka nzayaguhe ishaka ariko ubone ko nanjye ndi umukire ariko nkomeze rero ubu gahunda n'ejo umukire aba ari umukire utanyicira gahunda umukire aba ari umukire utanyicira gahunda nyine niho gaterwa ku rusengero kutaza ngo dutahe wa mugabo we byihorera ibintu byaranca mba nibaza naho ngiye kumva bintesheje n'umutwe uzi ibibazo nahuye nabyo nk'ubu ngubu nureba ko mba niriwe mu kazi kaba kamvunaguye umugongo wacitse ariko noneho ntibakubwira ibibazo biri mu rugo iwanjye mfite umugore yarananiye neza reka da ni ku rutare mbega uri umuntu w'umugabo urabyiyumva byaranyobeye neza ahubwo ariko numva nagenda nkajya kureba ahandi nirarira icyo nabyumva uzi ko umeze nk'abagabo baryama nk'abari muri koma bagakanguka bakanuye amaso gutya nk'imwe zireba yesu we mba nkubwerereye wowe ndabona utazi no gucuranga uzi ukuntu bacuranga ngaho se mbwira sha erega nicyo abagabo bahuriraho ariko ikibazo cyanjye gena radiyo kandi yigenga yishyurwa oya nta kibazo ngiye amafaranga ndayafite abakire b'abashaka ni benshi ariko reka nkubweze njyewe icyana cya mbere ugomba kumenya agomba gucuranga kandi icya kabiri ujye worora inkoko inkoko buriya uko ukora akazi nawe nuko wagakora saa kumi n'imwe ubundi gakomereza akora kikaza urambeye none ko nzakoreshwa n'inkoko none ubundi icyana cya mbere ni wowe ujya ureba umugore wawe umubwire ukuntu wagiye mu ijuru utarakandagiye utararenga na esikariye uzamuka umubwire ukuntu mu bukwe bw'ikana yesu yakoze ibitangaza kumwe yabaye igisubizo cyangwa yagiye twiga hariya ariko wowe ibyo byose ntabwo ubikora wowe uri aho wasamye umeze nk'umuntu sha so umwanya mba ngufite sha mba naniwe byagucangiye feruje remera byagucangiye feruje remera ahubwo wowe ugomba kumwegera ukumubaza impamvu bamwise rya zina yitwa kuko bajya kuri mwitero iwabo bari babanje kubitekerezaho batwite n'uko bakoze gahunda noneho uko umubwira uko bigenda muzahuriza muri rompuwe yo mu mujyi ngo pa tayari ubundi arekaganira n'abantu b'abagabo ariko kabisa reka nongera aho se mbwira muvanga ubundi ugenda ukabwira umugore wawe ukuntu umukunda ukuntu umwizera kandi umwubaha ariko wowe uragenda ukarambara nk'igiceri kiri ku mucanga cyangwa amarejo arekereje isazi ku itara ntubashe kumukorera akazi ntako ntagize naragerageje ariko byaranze neza rwose ubundi uragenda ukamwegera mukaganira ukamwumvisha ukuntu ibintu bishoboka nawe akamubwira aho bipfira nawe akakubwira aho bipfira niba atari we ushoboye cyangwa se ari we udashoboye mukegerana inama ubundi cya kabiri nawe nk'umugabo ugafata ikurure niyo kuvuga ati njyewe ngiye gushakira imirya mu ntanga urumva ngiye gushakira umuziki mu mirya ugakubita ukazamuka ukamanuka ukagira inyuma byakanga ukazamura ukuguru ukakumanura abantu hose ugacangacanga hamwe iyo byanze hamwe biremera sibyo ushobora kwiruka amajyepfo bigakunanira wakwiruka amajyaruguru bikagenda kuko n'imodoka ntabwo zigira rero ndakora kikaza ngiye kugenda iyo nama ngiriye nyishyire mu bikorwa ntako ntabibugire pe ariko ndakora kikaza uramukumbege ndakuniga radiyo n'ibicamo radiyo rumwe yanjye ugomba kuyishyura kuko niyigiye sawa ntacyo sawa ariko ngiye kugenda koko mbikora ariko n'ibicamo nzamushimira mu izina ry'Imana nzamushimira kabisa nzamushimira
umwana twakitera story kisi we wabo kuvuga wiki yego kudata narumiwe ase yo kutavuga bimeze biti Ese we mvuga iki aritekereza umugabo nakunze Manuel none mvuga iki siko haramukuze hatuza n'ibyaniriza kugira ngo gusura ibintu byinshi ntabwo ari gusura urumva neza kuba up to date buri kintu cyose cyane nishatse ko najya muza kunsura ese ubundi twaba tugusuramo iki ureba ahubwo turi wa mupadiri bita Manuel ni Manuel yo padiri Kristo Yesu akozwe bavangiriye amakuru yanjye muraho neza ni nkuru yari cyane padiri ariko tugomba kuganira neza kuzwa buswaje amakuru yanjye padiri bagiye twari tugukumbuye padiri yarabyibushye mwana turakeye Imana yatujyanye mu murimo wayo mwasaba gake nta kibazo ye padiri nashakaga kuzana ka penitensiya umuntu yakubona kusengera so nta kibazo mwaza mu misa icyumweru nashaka nyine kuzaduha ka penitensiya wenda n'izi ntoki zikadushyiraho kugisha ufite intoki nziza nta kibazo muzaze ku cyumweru padiri ni ukwe mwese muzaze ku cyumweru tubacishe mu ntebe ya penetensiya nta kibazo dore Imana yatujyanye mu murimo wa Nyagasani ibiro by'umuco nishimiye kujya kubona umunsi pe ariko byandenze nari mfite akazi kenshi hari ibintu byinshi nari padiri turashaka kuzaduha penitensiya twese hamwe tugashaka ntabwo twabipangira nyine waje kutura nyine bakajyana n'akantu dufata kamwe murabona haciye igihe kinini turabonaga nta kibazo mwese muzaze ku cyumweru nibwo tuzabonana nari mfite akazi kenshi ngo mureke ngende ntakibazo padiri nkaho rata tuzabivugana mwana arakebya arye Yesu koko uyu murimo wampaye nzawushobora ko mbona abakobwa hariya harimo abo bita ba nyirigishanga bakirimo umuziki ko numva mpobera neza yankozaho utubere nkumva ndashidutse umubiri wose koko uyu murimo Nyagasani koko nzawushobora ariko uzakomeze umfashe rwose umeze mu murimo wawe uzakomeze umfashe umeze mu murimo wawe ariko uyu mukobwa nzamugire intego nyiramahirwe watebutse ukazana biriya bintu ubu urabona udashaka ko bagenzi banjye ndi busange icupa ryiza bari meza ariko se nk'ubwo nari nkubwiye ngo uze ufate biriya bintu none amakaye ntabwo ubizi nari ndimo kwiga nyine ngo ntureba nari ndimo kwiga ngo ariko se ko wagize igihe uzi cyo ko kwiga uwa mbere ku ishuri ndagera aho nyine ntazasubira inyuma ngo byibura nkaza mu wa kabiri nshaka kumeza ndi uwa mbere niyo mpamvu ibyo wize ntabwo bihagije koko wagize ariko buriya ariko ntubizi ko iyo ntafite bya birahure by'amaso ntabasha kubona nkawe wajya unyibutse nyine aha ngaha biragaragara ko unabaye uwa mbere kuko ndashaka gusubiramo kugira ngo n'umugeni cya kabiri ntabwo uwa mbere nk'ubu wahoze ayo wigiye ku ishuri ntabwo ahagije we nari nkubwiye ngo ngwino tujye gufata biriya amakaye ntabwo byari ngombwa kuyana dade nyine nari ndimo gusubiramo mba nazanye amakaye kugira ngo ngende subiramo bimenye mwampaye akazi mu rugo simbona umwanya wo gusubira mu masomo niyo mpamvu nyine mba nagenda cyangwa aha tugende yewe bimeze bite ariko waba ariko se bari burya ku mugoroba noneho tugitandukana umva nahise ninyabya ahantu nyine kweri kereke rwose mani umva byageze igihe noneho nahise nza gutya pe furati ngo pa wanayiriye none ntago ihagaze ibihumbi magana ngo iki umunsi ndararana nyirabishaka noneho umusenzi w'umuti uwo nashyiriye iyo boro yanjye uzi ukuntu yahise agira uzi ibintu yikoze
hano uyu ngo munsi genda ngo wamuhugita we ngo wacyana we ngo ku mugongo w'ingona mani oya umunsi yarashya mani mani 300 ku bintu ku kintu cy'ibihumbi 100 ni cyana mbese mama ntabwo yajya wenyine uragira sora tugenda gutyo kwezi nababwiraga ako gangster wagiye dore naguze amakarani noneho ubu ngubu rero mbabwira ubu noneho buri muntu wese hano 50 mili ako kantu uko mugenda mugenda harahiye we ndamurara ndekare ndamurara na bose umusarara mu ngemeza yewe dare tutarakomera kweli tutarakomera iki cyana cyavutse mu gikoma cyakuye ku kagongo ubona ko mani cyabona se byifashe none gifashe bite nta kintu se cy'umuntu bashaka hose siguro ikintu cyabura amazi cyabura cyo duha rwose simwe uradusunikira kuri momo ntari hano kuri momo ako nakomeye mwitonze nabyumvise wowe uri kuzana ibintu nk'ibyo ngibyo uzutubeshya ahubwo noneho reka mbabwire mani ahubwo uyu mutipe n'abagiye ahubwo rata mani ubu noneho napanze noneho ahandi hantu twebwe tugiye kwita duterura akantu umuzigo watinze kwitubwira furati yenze twajya nagana isima umva twebwe ni kwa wamukira ahubwo dore na wamukira araje ishiraniro man uzwa mukire twibyo ngo ndishiraniro dore nguriya turafasha